tuba dufite ubwo rubyiruko rwigenga urubyiruko rurinda rwigenga gute kandi bagomba kugira iyo irugenga nuko nuvuga ni urubyiruko rushandabutse rutagira amategeko rutagira discipline rutagira umuyobozi rutagira kireba n'intama zatataniye ku musozi sino navuga n'iryo uzi nafite ubwenge ngo ndigenga icigomeke rero bamagenge ngabo nibo batinze kuza kugira ngo duhashe abo bigenga baje ku murongo nabo bagengwe n'ibihe bagengwe n'amategeko bagengwe n'ihano ry'umuryango mahoro n'ubuzima uko nguko ndabizi bazamavuga ngo barantamise barampaye abavuga bazovuge iyo bari banampaye nyine kandi barantamise niyo baratamitse papa niyo barahaye papa ibishimbo imbuto yo gutera mama bakabaha ubufashire ya ruguru uyu munsi wahamagawe kuba moderateur muri convention ya Mahoro Peace Association ariko uri namusha muri Amerika kandi Amerika ituwemo abanyamurenge bamwe babarizwa muri Mahoro abandi babarizwa muri Mutuality kandi bose twumva ko ari abanyamurenge usibye kuja kwe musinga hari urumva wewe shwa yawe yo kuja muri umwe muri iyo miryango ufite kuzaja he Mutuality ni icuka utonabona kidafite n'igihu icuka gusobo ngo mumviriye ngo ntayihaba tayo ni ikintu kiraho gusa kivugwa kideraje gusa bari bagera ahantu kazumva nk'amajwi karakuderaje kazohindukira ukumva je niba ari ukongira ubwo baranagaza cyangwa mugakomera ngumva nki azanumva ngo hari abantu bavuga abantu mugoroba mwiza nshuti mwese mudukurikirana tubifurije ibihe byiza aho muherereye nitwa Bonfils Gapangwa Muhumure umunyamakuru wa radio na televiziyo BMC muri Kenya ariko nkuko bisanzwe mu makuru mbandi kumwe na mugenzi wanje Jamungu Etienne umunyamakuru kuva kuri Mind TV televiziyo yanyu tuvuze kuvuga ko ari ugusana ibyangiritse ejo dusoza amakuru yo ku minsi 8 twari twabwiye abantu ko turi buze kugaruka uyu munsi nanone mu yandi makuru uyu munsi tukababwira uko biraza kuba bimeze ariko bwana Etienne ndagira ngo dutangire ku makuru abanyamurenge benshi bahabibaza ku mukutano dukunze kwita umukutano urimo kugaragara ku mbuga nkoranyambaga ma status muri Amerika bise Banyamulenge Convention ni nk'igiterane cyangwa se ibiganiro byateguwe n'umuryango wa Mahoro Peace Association uhuje abanyamurenge batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika sinzi ko nawe wabonye narabonye cyane ndetse mu bishimishije nuko nakizigenza muri Media House hano muri Kenya ndetse akaba yarasanzwe ari n'umuyobozi wa media hano muri Kenya Rudoviko Terezia wa Yesu azaba ari MC rero iki gikorwa nsanzwe nkibona sibwo bwa mbere kigiye kuba kigize imyaka myinshi gikora ku bikorwa byinshi bigiye bitandukana ndetse ndabona ko bizaba ku minsi 25 na 26 zuku rero abantu benshi bakaba bamaze kubona flyer iri hanze ariko mu byukuri ntituzi cyane byimbitse hakorerwamo gute biteguye gute ariko mu busanzwe uyu munsi mukuru cyangwa se kigiterane nkuko babivuze turakizi hano nje ndumva nasulevemo point nka zibiri iya mbere no kwibaza tese Mahoro Peace Association n'umuryango tuzi kandi twakwita inkingi mu bwoko no mu gihugu nyuma yuko imurenge habaye ibyago abanyamurenge bari muri Amerika biciye muri Mahoro barahagaze kugeza uyu munsi tuvuga abanyamurenge nibo bantu bonyine batatabawe n'amahanga cyangwa se n'amaorganisation nkuko tubona abandi bagize ibyago babikora ariko biciye mu banyamurenge bari hanze barabikora ariko nanone kugeza aho bategura igikorwa gisa neza nk'iki kirimo abagabo nk'iki ubona bifite ikicizere ku banyamurenge mu by'ukuri nk'uko wari ubivuze ni kurya bazavuga nyine ngo igiti cyera imbuto nicyo giterwa amabuye Mahoro yaje mu gihe ubwoko buri mu kaga mu gihe umurenge yasenyutse amatungo yanyazwe mu gihe ababyeyi babasaza za mfura z'umurenge
zari zabuze amata zabuze ibiryo bibahaza bari kurwara bwaki. Amateka mu banyamurenge atazigera yibagirana atari meza, ariko kandi mu gihe byari bimeze gutyo mahoro irasesekara, iba buri kimwe cyose, ica bwaki, ikora ibishoboka byose, ivuza abamama, abasivile, abana barashwe, leta yirengagije, imitwe yitwaje intwaro yaba iva mu bihugu by'abaturanyi ndetse na mayimayi ku bufatanye na leta irarebera, kuko wari uvuze amahanga araceceka. Kandi mu by'ukuri ni ibintu twari dukwiye kuza twibaza bwana Bonfils, urebye uburyo amahanga yahagurutse kubera iyi ntambara iri muri Nord Kivu ya M23, hanyuma ukareba imyaka iri gusatira 8 umurenge twicwa, tunyagwa, dutwikirwa ntabavuga. Rero ibi ngibi ni bitanga icyizere kinini cyane, bitewe nuko ubundi murenge hagiye hubakwa n'ikirambi cy'abasaza, aho abagabo b'imfura bahuraga bakaganira, bakareba ibibazo bafite bibugarije, bakaganira bakareba uburyo ki bashobora kubikemura n'uburyo bashobora gukomeza kwirwanaho, kuko sibwo bwa mbere duhuye n'ibibazo by'intambara. Rero ibiganiro nk'ibi bihuza abanyabwenge, kandi nta kindi bagiye kuganira, bigamije kubaka ubwoko, bigamije gukomeza kongera ingufu no kureba byenda ibyo bakoze aho bigeze, imbogamizi bahuye nazo, kugira ngo barushirizeho kubikora mu buryo bwiza. Numva biri gutanga icyizere cyiza cyane cyane kuri mahoro ndetse n'abanyamurenge bose muri rusange ku isi aho batuye. Buriya hari abumanywa mahoro batazi ibyo ikora cyangwa bazi bike mu byo yakoze, ariko byinshi ni bitagaragara mu by'ukuri bakoze by'indashikirwa, bakwiriye gushimirwa. N'ugwanya amahoro cyangwa akayivuga nabi ni umuntu uba wagiye amatambi, niko twabivuga. Akandi kantu kamwe wenda kugira ngo tuze no guhamagara Gaston Teresia uzaba MC, kuba Gaston uyu munsi aribwo akigera muri Amerika ataragira n'amezi angahe ari umushitsi, bakaba bamuhamagaye kuzaza kuyobora iyi convention irimo abantu bangana batya, byanyeretse ko mahoro rwose ari umuryango w'abanyamurenge. Kandi nta mushitsi upfa kuba uri umunyamurenge ukagera muri Amerika imediatema bakwakira nk'umwe muri bo. Ariko ubundi buriya na Bibiliya yonyine ijye bivuga neza, ikavuga ngo impano y'umuntu izimwicazanya n'abakomeye. Ludovico Teresia wayisoniye MC mwiza, aho yagera hose uretse no muri mahoro arabikwiriye, kubera ko yari yubatse kandi impano yarayigaragaza, kandi ibyo yakoze byose yagiye abikora neza. Ndumva ko n'amahoro kuba yamwiyegereje ntabwo iba yakoze ikintu cyiza cyane. Nibyo, ariko nabivugiye ko cyane kumwegereza nuko ari umunyamurenge, kandi batarobanura ngo ntasanzwe muri systeme, ntazi imikorere n'ibiki, anduka n'umuryango w'abanyamurenge, kandi n'abandi bitandukanya nayo bazayijoininge kuko iri mu mugambi mwiza. Reka duhamagare Gaston tugire ico tumubaza kuri no convention igiye kuba abitubwireho. Gaston Ilunga muraho? Ngaho mwaryamye amasaha hano batandukanye niyo ngiyo. Ahubwo ni ngaho twicuye kubera yuko turi 9:06. Arayicaye. Mwari mumeze mutese ubundi aho ngaho Gaston? Turaho turashima Imana, tumeze neza. Mungu naweza cyangwa se kirima imeze neza, sinzi ko ari ahantu hose, ariko ndakeka ko hari akazuba, hari haciye igihe cy'imbeho, ariko hari akazuba, mva ko ameze neza. Ayaye wagize amahirwe nyuma yo kuvuye hano hasigaye haba ibibazo by'imyuzure, kurabirangiriza ku mayekara none gusa. Kubera ukuntu nagaza ngenda Nairobi, iyo mivi yarandwa, ariko nagize ko ni mu gushima Imana kuko yakurinze. Iyo mivu ntabwo yari kumbusha pe.
Gaston tugwamagaye turi mu kiganiro c'amakuru ndi kumwe na Mind za Mungu Etienne twarimo tuvuga kuri no convention igiye kubaho yateguwe na Mahoro Peace Association twakubonye uri MC kuri flyer rero twagira ngo tukubaze amakuru ijambo rya mbere kuba ari bugishika muri Amerika ariko bakaba barakwifuje ko waje kumodera hariya wabyakiriye ute icya kabiri iyi convention abanyamurenge bayitegeme iki niki kigenderewe murakoze cyane Mind na BMC abanyamakuru gusa nyine nuko mukuye mu bitose ko niyo nazandotira convention hanyuma ku bibazo warumbajije tuse ko ari bwo ugishika bakaba barakubwire icyizere bakagutumira ngira ngo impano bwana journaliste nivuga bwana journaliste ngozo wazamvuga mwembi kuko muri binyamakuru bibiri Mind na VMC narimvuze ngo ngira ngo namwe murabizi ko impano y'umuntu uzuyisanga iyo wagiye yadutanze gushika kuzo mpano zanyu hano zirahari gusa n'imibiri yanyu itarahashika nimuhashika muzozisanga ntabwo muzoba bashitsi barabazi isirabazi nukuvuga ngo ntabwo ndi umushitsi mu mpano wenda umubiri wanje cyangwa se niba mwita umubiri fizikema yanje niyo itari menyerewe hano ariko umurimo wanje urazwi hari abantu nakoreye UMC batuye hano bavyaye nka gatatu urumva imirimo yanje iri hano rero nta kuyibazaho cyane ariko gusa nyine twabyakiriye neza kandi nabo barabizi nyine kubera yuko ari bo mwuga ariyo suka twakwikiye nawe urabizi bwana Bonfisi uri murimo ducukirije nk'abana batatu ndagira iyo ngiyo n'impano n'umurimo tugendana nti wawusorera nti nti wawunyuza kuri boda ngo bagusoreshe cyangwa bakubwire ngo uhetse iyo mpano iturimo twayisanze ino turino nakoze cyane naho ikigeretse ku kindi warubajije uti witugiki ngira ngo iyi ni convention igiba buri gihe n'ingarukamwaka kandi igategurwa na Mahoro Peace Association ku banyamurenge bose batuye hano muri Amerika bose ntawuhejwe kugira ngo habemo ibintu bitandukanye ntago mbisobanura kuhagarariye Mahoro cyangwa kumuyobozi umwe muri Mahoro ndabisobanura nkuko kubumenyi bwanje nzi ico abantu bitegamo no ku urumva ntabwo naje kwemusinga ibintu ndazi icyo nzi cyo haganirirwamo ibiganiro byinshi bakicara bakareba ibyo bagezeho ibyo bakoze bagaplaninga n'ibya association ya Mahoro bakaganira abanyamurenge ku bibazo by'imuhira by'ubutabazi tabara abaturage bakuwe mu byabo batabara abaturage bari kwicwa n'inzara kubera ko bakuwe mu byabo cyangwa se bategwa n'intambara za hato na hato intambara bagagaho na ba mayimayi ndetse n'abafatanyabikorwa bayo na leta ya Kongo bigizemo uruhare kutarinda abaturage bayo bigatuma abantu bava mu byaha noneho baba civile bari victime y'izo ndambara nta utabizi ndagira ngo nuwonka Mahoro ifasha abo bantu bahunze igafasha n'abagize ibibazo bakomerekeye mu ntambara batewe imihana yatewe abasivile bari victime y'izo ntambara ni byinshi sinabivuga mu mirondore muzabyumva muzabitega amaso ndabizi ko muzatuma ibinyamakuru byanyu hano biyatara hanyuma rero yo kuganira kuri ibyo no kuganira uko bafasha ubwoko cyangwa se abanyamurenge baririya imuhira mu gihugu cya Kongo hari mu misozi miremire ari kubera intambara ndetse n'abari si imisozi miremire muzamubona ko abantu bahunga bakamanuka bakikaza za Baraka abandi bakika mu mishasha hariya za Bwegera ariko bakongera
mahoro igira uruhare rwo kubasubiza kubatuza mu mihana yabo ndetse no kubafasha mu gihe baba ari nta kirengera, kubakorera ubuvugizi n'indi mishinga cyangwa se ONG akabafasha. Ariko n'amahoro ubwayo ifata ahanini ifata ikirindi, ifata nka 80% yo kubafasha. So ariko kandi muri ico giterane ivyo ni muzabibaza wenda abayobozi, aho ni ku ujuzi wangu cyangwa se ku bumenyi bwanje. Sindi umwana, mahoro ni yacu, mahoro ni y'abanyamurenge, nta uzubikirwa ijisho mwabo, twese tuba tubireba. Habe namwe abanyamakuru muri kumbaza hari ibyo muzi, nuko gamwebwe muri nkaba mwarimu arigiye muza mubaza ibyo muzi. Hanyuma si ibyo gusa bizaba muri iyo convention, harimo na entertainment cyane cyane ko hariho mu gisata cyanje kandi kindeba bampamagaye. Hazabaho tubumbu, murabizi hano hari urubyiruko rumaze kuba rwinshi cyane, kandi hano hari ibishuko mu rubyiruko rwinshi. Urubyiruko ruramwa ibiyobyabwenge ngo beza bitera niba ari amasindano, kubera guhura n'izindi mbyiruko nyine zifite imico itari y'uburere bwa kinyamurenge. Murabizi ko umuco wacu tutiyandarika kandi tutaja mu bintu ngibyo, ariko kubera guturana, kugira abaturanyi bamwe baturutse cyangwa se bafite imico itandukanye, urubyiruko rukingenginga cyangwa se rukaja mu biyobyabwenge. Muza mwumva bamwe bapfuye batagwaye, abandi ibiki n'ibiki byose. Amahoro nanone yabisize inyuma, bazicara baganire, barebe ico kibazo, impamvu, imvo n'imvano yacu, ndetse habeho kwigisha urubyiruko kugira ngo nabwo rugende rwigishe abagenzi babo. Nyuma yaho hazaba igitaramo gitumiwemo umuhanzi Ndondo kuva muri Canada, Museveni, ndetse hazabaho no kuzina imbyino yacu ya kinyamurenge, haya n'umudiho n'ibindi. Hazabaho nyine kwidagadura. Aho ngaho rero niho batumiye umuhanzi umu MC, ese ntabwo umuhanzi, ntabwo ndi umuhanzi, ndi umu acteur, nkaba na comedian, nkaba na MC. Gaston Munezero, Irunga, Teresa Baresu, Rudoviko Mugabo Gito. Ari bakumbu ni muri ncamake rero nabivuze ku mwuka umwe, kubera yuko nyine mwari mumbajije kandi bwije. Mu by'ukuri n'ibyo nabashije kubwirwa ko bizabamo. Hazabamo igitaramo cy'akataraboneka, igitaramo kizadusabanisha ko tuzaba tumaze kumva byinshi. Si ukubera ko tuzatubwiye wenda ko kwishima kwacu hari ibibazo, ahubwo ni ukugira ngo twongere tugarure ibitekerezo, kwishima. Iyo wishima umwanzi wawe azavuga ngo uriho, kandi ubwo mwaravuze ngo ujya nutuka umuntu cyangwa nuhaza umuntu ukabona arasetse, uzatinye cyane ntuzaba umenye icyo asetse. Kubaho rero kwacu ntigutuma tubaho mu gahinda cyangwa mu kubaho twihebye gusa. Tugomba no gukora entertainment, tukibukanya umuco, tugacunda ibisabo, tukabyina imbyino z'iwacu, tukaremba indirimbo zidukumbuza n'indirimbo zisingiza intwari zacu. Muri make ni kuko, ariko kandi habamo n'umwiherero w'abayobozi of course, kugira ngo badutekerereze ibyo bazatubwira, bazabwira abanyamurenge ibyo bamaze kugeraho. Burya ni byiza cyane kugira transparency mu buyobozi. Urumva muri make ni nkayo, sinzi, reka ndekere uko byari ibibazo bibiri, ariko mwumva ukuntu mvuze. Ni nk'aho mfite amakuru menshi, nta n'andi mwabajije, ariko reka mbihore nimwe muzi kubaza. Amakuru ariho ivumbi n'andi atariho ivumbi, uzitonde. turacagufite Etienne, sinzi ko rero bwana Rudoviko, ibyo ndicyo nagiraga mbaze ni ku bikorwa byiza uvuze n'umuryango Mahoro kenshi cyane ukunze gukora. Rero kuba iyi convention nk'uko bivuze ari ngarukamwaka, ni ikihe cyizere abanyamurenge aho baherereye hose ku isi, biratanga ikihe cyizere, n'uwuhe musaruro uzabivamo? Mu by'ukuri navuze yuko ntasobanura byinshi, kuko wenda muzakoreshwa n'ibiganiro abayobozi, ariko kandi ibyo mvuga wenda ndabivuga ngereranyije n'ibyo mbona cyangwa se n'ibyo nzi, kugira ngo umusaruro uzavamo
wenda bari kumbaza ngo se umusaruro uzuvamo kuko bihora umusaruro uzuvamo ungana gute cyangwa uhagaze gute icyizere bitanga narivuze nyine icyizere bigenda bitanga icyizere bitanga ni uko hazaba gusobanurirwa abanyamurenge impamvu y'umusanzu utangwa wo gutabara ababyeyi ndetse hari icyo nari nibagiwe uretse no kuvuga ngo baza bafasha abantu bacu bakuye mu byabo n'abariya muri ziriya ntambara bashoboye intambara z'akarengane banafasha n'imbuto zo gutera urabona ko hari igihe bahinga intambara zikaba kugira ngo ibishyimbo cyangwa ibigori bizere bigafata igihe kirekire mahoro rwose murabizi si ibintu byo guhisha ibyiza abantu barabirata kandi babikora ku mugaragaro ifasha abaturage kubaha imbuto zo gutera zishobora kwera vuba ari ibishyimbo ubanza n'ibigori mwabonye ambulance iri hariya kuri hopitale generale ya Minembwe niba ariko bayita naherutse je nasize ari yitwa Sikibe iba yaraje guhinduka mu by'ukuri ni ikintu kinini gikamiye ubwoko umugore ntakibyara ngo abyarire mu nzira cyangwa abyarire mu rugo hari igihe umugore agazabyara kugira ngo babone n'urwembe rwo gukeba umunyonyo uri uzi ufata akordo umbilicale bagakebesha ikigongorwa cy'umwagi cyangwa ikigisheke muzi kuri ibintu bishobora kwangiza umwana cyangwa umubyeyi ariko baramunyarukana ku bitaro mahoro itanga imiti muri biriya bitaro ibyo ni ibintu bicara bakavuga bati reka twongere twicare tuganire dusobanurira abanyamuryango umusanzu wawe icyo uzi ukora n'aho uzuja n'uko uzi ukora bigatuma noneho habaho n'abandi basubizwamo intege iyo babwirwa ibyo bakora kugira ngo bakomeze umusanzu kugira ngo bakomeze banasengere n'ubwoko kugira ngo banakomeze banatakambire ziriya ntambara zive hariya muri kariya karere zibasiye abanyamurenge muri kariya karere muzi ukuri umusaruro utawubona yaba yigiza nkana baza baca umugani bakavuga ngo uwigiza nkana azabaza ngo ese nyina ni umukobwa w'abaki rero utobona ntabwo ari mahoro yantumye kwivugira ariko hano n'abandi hose habe n'ubwo utoba yantumye novuga imirimo yayo nubwo mvuye muri Afurika vuba so kuvuga ngo nabimenye ngeze hano ndabizi n'igihe cyose icyo yakoraga ndakizi rero kuba ngeze hano ni akarusho ko nasobanuje noneho imbona kubona kuvuga ngo iyi convention habamo ibiganiro byo kubaza abantu bahamagara abaturage bose bari mu mayeta yose bakabaza ibibazo bakidagadura ndetse ntitwanatsinda cyangwa ngo duhishe ko hari bamwe nyine mu bishimbo byinshi hazabura ibibore bagenda bavuga ngo mahoro ntakikora bagenda bavuga ngo mahoro ngo bajya amafaranga ibiki ariko mu by'ukuri n'abaturage bari muri Minembwe n'abaturage b'impunzi bari muri Kenya n'ahandi babizi ndetse mahoro si cyo gusa hari abantu tujye tuganira bari mu magereza hari muri inshuti zanjye n'abavandimwe bagiye nyine basetingwa na bamwe mu bwoko bwacu cyangwa se n'abagizi ba nabi nabo mahoro bose irabasura ikabagenera n'isabune atiriste ikababwira ati turazirikanaho mu bintu ubwo wenda nta bushobozi burenze twabakuramo uyu munsi ariko rwose ngaho turabasuye ni mu by'ukuri bivuga simbesha hari uwabimbwiye kandi sinabyumvanye mahoro nabyumvanye abantu bafunze barambwiye twaraganiriye bati iyo mahoro uzoyituramukirize rwose kuko iratuzirikana kandi izi tubwira ati mukomere ikaduha isabune kandi umugabo iyo yavuze isabune nawe urabyumva mahoro rero ni ikintu navuga ni impano imana itije abanyamurenge muri iki gihe ni impano y'ubwenge itije abagabo n'abagore bari hano muri Amerika kugira ngo baramire bamwe mu bwoko bwacu bari kuhura n'ibibazo uwo ni umusaruro uvamo ni munini cyane kandi turitega yuko uko abantu bagenda babisobanukirwa nuko bagenda banga imigambi ya Sekibi bizarushaho gufasha ubwoko nanone kuzamuka kugira ngo tubafashe birushirijeho yoba hatari n'izi ntambara ndakeka ko mahoro itazopfa no gushira habe n'ubwo ibyo bibazo bizoshira mahoro izaba ikindi kintu kizoshobora no kuhinga amabarabara no kuzanira abaturage amajambere kuko mahoro ni umuvyeyi w'abaturage bacu bari ruguru ikibazo kimwe wenda dusoza Gaston kubera ko bwije tunakureke uruhuke uyu munsi wahamagawe kuba moderateur muri convention ya Mahoro Peace Association
ariko uri na musha muri Amerika, kandi Amerika ituwemo abanyamurenge, bamwe babarizwa muri Mahoro, abandi babarizwa muri Mutuality, kandi bose twumva ko ari abanyamurenge. Usibye kuja kwe Musinga hari urumva wewe shwa yawe yo kuja muri umwe muri iyo miryango ufite kuzaja he? Akiri naho ahubwo mbere yuko nasubiza, ejo urabize musi akora hose, ejo byenda mu bikorwa Mutuality ishobora gukora bakwiyambaje, uzabyitwaramo gute? murasekeje kabisa, ni kaho mutaye se mwaranyibagiwe amamezi angahe nkanga amazi muri Amerika. Okay, mufite uburenganzira bwo kumbaza uko mushaka. Jewe nta wundi muryango unzi, nta yindi Mutuality nzi hano, inzi Mahoro, kuko niyo Mutuality y'abanyamurenge. Nukuvuga ngo reka babwire uko nasobanuje nuko nasobanukiwe. Mahoro ni umuryango w'abanyamurenge, ka Mutuality y'abanyamurenge hano muri Amerika. Ikora ibikorwa by'ibanze kuko narivuze gira hejuru. Igira abayobozi b'amastate cyangwa se babyita nk'imihana, tuvuge nk'umuhana nkangandi ndi mu muhana witwa Wisconsin. Hari umuyobozi wabo areba ibibazo ku rwego rungana n'iyi state. Mbese habaye ikiriyo umuntu yapfuye, baragufasha gushingura. Hano bazashingura abantu iyo udafite ubushobozi, kuko Gaston mfuye, kuko nzopfa reka nitangeho urugero, ntabwo mwubona isanduka ryanje umuryango waje uri hano udafite ubushobozi. Barantwika bakanshira hehe mwishupa, bakagwishupa nguje gushingura. Rero abanyamurenge baricaye baravuga ati abantu bacu ntibazoza bapfa gutyo, tugira uko dushingura mu muco wacu, tukagenda tugashira n'imyizerere yacu, tugashira umuntu mu gitaka. Mahoro rero isanga ku muntu ku giti cye hari abantu batobona ubwo bushobozi. Yese si bose, ariko rubanda nyamwinshi ntabwo bobona n'amafaranga menshi. Ariko duhujije imbaraga nk'abanyamurenge batuya, tuzoza tureba uko dushingura abantu bacu mu cubahiro bapfuye. Urumva aho ngani ku rwego rwa state. Ikindi hari amakwe, ikindi hari imanza zitandukanye, hari abantu bafungwa naho ni mwisi, hari abantu bahura n'ibibazo bitandukanye aho basaba intervention ya Mutuality. Ubundi abantu bagi kuvyica. Mahoro ni nkuko bavuga ngo Siberika, Mahoro ni nkuko bavuga ngo Shikama. Ariko abandi nabo baracengera baravuga ngo kubera ko itwa Mahoro, kubera ko ifite ibikorwa biremereye iriya, reka natwe dukabe hano dutangire tuvuge ngo turi Mutuality. Mutuality ni icuka utonabona kidafite n'igihu, icuka gusoba ngo muviriye ngo ntayihaba tayo. Ni ikintu kiraho gusa kivugwa kideraje gusa. Bari bagera ahantu kazumva nk'amajwi karakuderaja, azohindukira ukumva. Je niba ari kongira ubwo baranagaza ncango mugakomera ngumva nki aranumva ngo hari abantu bavuga ariko nari kubantuza ukababura n'ubwoba. None iyo Mutuality nayo imeze ngubwo bwoba. Naho rwa rubyiruko twumva rwigenga rw'iyo turahura nabo ngo rukwiyegereze. Utse urubyiruko rwigenga go baze subize kuri ico bofi. Amakuru twayaretse yandi tuvuge kuri ibintu ubundi nivyo by'iwacu. So nabivuze Mahoro kundi igenze, nukuvuga ngo ivyo bikorwa irabikora ku rwego ruri hasi. Noneho habaye ikibazo cy'iwacu, Mahoro aravuga ati no ntago twatererana abavyeyi nibiki kakurira Nairobi tubikora. Hari uburyo abantu bafite faso cyangwa se uburyo bwabo babikora mu jenza mbona ngayi wacu kitengera narintuye tuzaduhura twese amakanisa, kuko ariyo yibumbiyemo abantu, nta muislamu tugira. Amakanisa yose ashoboka tugatanga, none tugahuza n'utundi turere bakohereza abavyeyi iraruguru. Jewe mfite na papa narayicaye ndamubaza, arambwira ati bose Mahoro iwe nikagaza kugira ngo niko umuntu no uzamunda mukirize n'umuntu w'umugabo. Urumva nukuvuga ngo barayinjira ya ruguru. So rero kuvuga ngo nzajoininga cyangwa nzaja muri iyo Mutuality ntayo kabisa. Nico mwari mumbajije ngo ese kubera iki nagize amahita ngo nyuma ngo nibampamagara kwe Musinga, bazampamagara kwe Musinga se
bagira iki babahehe nemusinga iki mu bukwe ni ikindi abaye ari muri iyo mituwarite akaba afite ubukwe akampamagara nzogenda kwemusinga ubukwe abaye ari ibikorwa byabo ntavyo bagira ubanza ntabihaba ni ukuvuga gusa ntacyo kwemusinga ntaco ntagiterane ubushize umukuru niba ari umukuru wabo naravyumvishe mwarabibonye igihe aho yavugiye ngo bankayuda ngo kayitirere gani kawe rusofe yabivugiye muri Europe ndagira ngo yari arimo akurikiranwa n'abantu yari yahamagaje abantu 13 niyo isare ntabwo kamera yaziberekana ariko televiziyo waye rwego kwimusinga abantu iyo nombre wayimenye ute gasto iyo nombre wayimenye ute kandi kamera itaraberekanye kandi hari harimo cortege yabo bagendanye abo abantu se kuri abantu bagiti baruta kamera gabaza baharura ariko abantu bo baba baharuye so ntago nakwemusinga abantu 13 bwana Bonfils na bwana Etienne wa Mind sindi kuri ubwo rwego bwo kwemusinga abantu 13 twoganira nabo ndimo kubahindura mind ariko sinobemusinga nta bikorwa iyo mituwari tigira no kwemusinga ntavyo nabo ntibompamagara kubera ibaze aho kubita abantu kwitaba Imana niko kubera ko uri umusore ufite influence w'umunyamurenge kandi wagezeho haba nyine rura rubyiruko twumva gwigenga rwo ntabwo muravugana ngo bakwakire bakwiyegereze hari bamwe twagiye tuvugana mu basore n'abandi tungana nkababaza bukeya ngo ese mahoro sinzi mahoro n'ubuzima mahoro n'ubuzima uko nguko ndabizi bazamavuga ngo barantamise barampaye abavuga bazovuge iyo bari banampaye nyine kandi barantamise niyo baratamitse papa niyo barahaye papa ibishimbo imbuto yo gutera mama bakabaha ubufashire ya ruguru bagaha mushenge bagaha mama wacu bagaha bande bakabitaho iyo batwaye dufite abadutamika ico ndakivuze ndakize muzaba mucumva kandi simfite ubwoba sinzavuga ikintu mfite ubwoba mu nda muranze hanyuma rero ico warumbajije ngo urubyiruko rwigenga rubahe runimirimire uzura n'umusore wenda wagenza amatambi ukamubaza akagindi mingu urabona ngo mahoro ngo ntituza tumenya ifaranga zigenda ese twabaye gute umuntu azatanga ifaranga bakamwereka ngo ngire ambulance bakamwereka ngo dore ngahari ngiki gikorwa cyakozwe hari n'imashini baguze jewe ndabizi nubwo batantumye kubivuga zizaza zipima urabona ko bari abana cyangwa se abantu bakomeretse bazaba bazana bakabura aho babavurira imashini zipima ziraza hajye za scanner arizo baguze zizoza zisikana zikareba amagufi ikibazo ara muri biriya bitaro urumva ivyo bikorwa so umuntu barabimwereka ariko akanga akavuga ngo mahoro urumva ngo mahoro ngo izijya amafaranga ni nkayacano reka ndekero sinari mvuze gute hanyuma abamambure turi abana beza cyane uzi ukora ikintu wicura gutya wagangahuka uri umuntu uri iyo ngiyo wese ifaranga zacu ziri ese uzitaga ugasubira ukavuga ngo ziriye zagiye gukora ibikorwa bamwereka ibikorwa ngo barambwiye bande bakubwiye ariko mahoro ni macuwa ni ikintu kitopfa kuja muri utwo wenda sinzi impamvu mvuze ibi uko turimo kuganira ivyo yarabirenze kandi abumvishe barumvishe bazahindura abandi dukeneye guhindurira abandi gukora kubahindurira kumva impamvu yo kubaho n'impamvu yo kugira uburenganzira bungana n'abandi ordo nubwo turi kwishwa umunsi ku munsi ariko nubwo turi kwishwa tugira uruhare rwacu n'abasigaye cyangwa n'abacitse ku icumu byibuze ntibicwe n'inzara
byibuze ntibicwe na ya ndwara y'amacakubiri, bavugwe nk'abandi, bajye babeho ntibicwe n'akarengane. kandi twakagombye kugira umwanzi umwe nawe tukamugwanyiriza hamwe, ariko kubera yuko amaco y'inda yarenze abantu, barwanya ibikorwa byiza, ariko ibikorwa byiza buriya birivugira, ni impanda irangurura nubwo bamwe baba bafutse amatwi. kandi turino tuzobivuga, dufite umwanya kabisa, barindira imizi ivuga ngo Mana azavuga gukomera kwawe, ngo zagushimisha umutima wanjye, ngo mvuge neza wangiriye. abantu bagahimbye indirimbo yo kuhimbaza amahoro, bakavuga ati tuzavuga ineza watugiriye amahoro rwose. Gaston, reka kure kuruhuke, turagushimiye. Tuzoguhamagara le 26 ni le 25 na le 26 uri mu gitaramo kiri Ankuru, noneho utubwire uko bimeze mu makuru tuzaba tukuvugisha muri iyo minsi ibiri. ariko twicaranye na Magenge Laurent Mwira wawe hano, nawe yinjiye muri kariyeri y'itangazamakuru. kumushimira Magenge yaratinze cyane. Magenge ni inshuti yanjye kuva kera, hari aho twabanye, ariko ngirirwa mwinginga Magenge injira muri kariyeri. Magenge urashoboye, ahubwo nibo baduteje retare. n'ubu ngubu tuba dufite ubwo rubyiruko rwigenga. urubyiruko rurinda rwigenga gute kandi bagomba kugira iyo irugenga? nuko nuvuga ni urubyiruko rushandabutse, rutagira amategeko, rutagira disipurine, rutagira umuyobozi, rutagira kireba, n'intama zatataniye ku musozi. sinone avuga n'iryo uzi nafite ubwenge ngo ndigenga. icigomeke rero b'amagenge ngabo nibo batinze kuza kugira ngo duhashe abo bigenga, baje ku murongo nabo bagengwe n'ibihe, bagengwe n'amategeko, bagengwe n'ihano ry'umuryango. urakoze cyane bwana Tereziya, turakuramukije cyane bivuye ku ndiba y'umutima data. hanyuma turakuramukije bivuye ku ndiba y'umutima. hanyuma uwo muvugana ni Laurent Magenge Mahoro. n'ubundi kuravuga nk'ibyakozwe n'intumwa, noneho ko ndakumva wanejeje ngo ururandakaza. anyway gusa jewe nico gihe iki nico gihe cyacu kugira ngo tuvuge iby'isi, no kugira ngo dukomeze tuvugire aho turi kandi twivuganira, tuvuga n'abo turi bo, kugira ngo abantu batumenye. hanyuma rero nafunguye channel ivuga ku bintu yitwa Rugenza TV. hari Ruraza TV akaba na Rugenza TV. iyanje rero ni Rugenza TV, yibanda ku muco wa kinyamurenge. tuzogukurikirana kandi tuzoguteza imbere uko dushoboye kwacu kose. aya makuru rero nkubwiye, uyakoze icyo ushaka, tuzakuzamura, kandi Uwiteka nawe arahari kuba kuzamura. gusa ntimukaba amatambi, ndakuzi uri umugabo. muhagarare muri iyo Nairobi twasize tuyubase n'abagapangwa n'abake nabo ngabo, turabizera ntihakagira imivi izabamenana kugira ngo babasamburire. oya twebwe twariyemeje, twamenye amakuru na Bibiliya zivuga ngo nimumenye ukuri kuzababatura. twamenye ko tumeze nk'amazi ari mu gishanga, twemera kuba umuyoboro w'ibintu bimwe n'ibindi. ni ukuvuga ngo turi muri kanalizasiyo, ko turakanaliza, ko turaca imifureji, kandi kugira ngo imifureji urabizi ko izinyuramo imyanda yose, twe twarabyiyemeje kugira ngo tugere n'ubundi kuco dushaka kugeraho. asante ko Imana ihagurukije abasore bumva muri iki gihe, kandi hamwe no icyizere tubafitiye, nta mwazi uzadusha muri humye kugira ngo imurenge hazongere habe imurenge. mugani wa Bonfils niwe uvuga ngo imurenge hazongera hubakwe. turavyizera kandi amaboko yacu y'ivyiringira ari kubikora. umuco wacu ntuzoshira, ntituzovyemera ko umuco wacu ushira. turahagaze kubwo guhagarara no kugira ngo dukomeze tubabo turibo, tumenyekane mu isi, tubwira abantu iby'ijuru n'ibyururutse imitima ya none, kugira ko tuzataha iwacu imurenge hatubyaye. urakoze cyane data, urakarama. Gaston, wakoze kuduha umwanya. ngahagira ijoro ryiza ubwo umuntu asomeye Bibiliya, ndimo kubona ari ubwiriza n'iyinga. ubwo tuzahurira muri kiriya giterane convention y'amahoro.
murakoze cyane tuzababwira ibikiza imitima mu mwuka tubabwire n'ibikiza imibiri duhashe umwanzi hose yaba umwanzi w'umwuka n'umwanzi w'umubiri. wenda kuko twabivuze dutangira ni amakuru asanzwe ya buri munsi ariko turasa n'abatwaye umwanya munini kandi tuba twanga kubatinza kugira ngo wenda dutware isaha yanyu tuzi agaciro k'umwanya. Bityo rero nagira ngo aya makuru twavuze wenda twari twasezeranyije abantu ko uyu munsi turi buze kubabwira ku mirwano yabaye ejo hariya mu nkengero za Sake. Uyu munsi ndagira ngo nta makuru yandi twigeze twumva Etienne nyuma yuko ingabo za FARDC ziteye mu birindiro bya M23 zigakubitwa zigahunga kama kawaida. Sinzi ko harandi we waba wumvishije. Nkuko twari twabasezeranyije ku munsi w'ejo twababwiye ko tuza kureba uko byagenze hanyuma tukababwira resulta ariko nubundi nta gitandukanye ku munsi w'ejo ibintu byagenze nkuko nubundi byari bisanzwe. Yaraje haba FARDC wazalendo dore ko kuri none ko ari nabo basa nkaho baza bana resista bakajya nk'imbere. FARDC buriya igira amayeri menshi. Sadek yo yarifashe ndabwi. Sadek yarifashe irabareba tu iyo igasigara ku ntwaro irasa iri kure itagera hariya byenda bahita bayirasa direct ariko noneho ugasanga FARDC nayo igira ryabanga ryayo barasa dore ko baza bambara tena ariko imbere haba hambariye n'imyenda myinshi bagafata ya mbere mu guhunga hanyuma bariya basivile dukunze kuvuga ko batigeze batozwa mu buryo bwa gisirikare ziriya nyeshamba zarakubiswe nk'uko bisanzwe n'ubundi FARDC irahunga abambari bayo bose FDLR SADC yose muri rusange ariko amakuru yaje kutugeraho nuko ku munsi w'ejo n'ubundi mu bari batase hari harimo n'ingabo z'u Burundi benshi bashobora kuba bahumiye bikomeye. Ega M23 mu bigaragara ifite professionalisme ku rugamba. Niba bagwana ahantu hose bagatsinda ni ibintu zumvikana ko bipanze neza. Reka dusoreze ku makuru n'ubundi yo muri East African by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda arimo avugwa y'amatora azaba vuba hangaha ya Rwigara. Waraye wanditse kuri Twitter yiwe ko ari umwe uziyamamaza mu matora muri kiriya gihugu agahangana n'uwari usanzwe ari umuyobozi w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame. Ubona ari amatora azabamo guhangana koko ugereranyije imbaraga n'amateka za His Excellence Paul n'uriya Rwigara ngira ngo n'ubushize yariyamamaje ariko yagira amahirwe yo kuba yatsinda bitewe n'ibyo yasobanuye kuri CNN abantu bazakurikira amakuru. Kuri none wewe urabona Rwigara bizabimeze biti? Urakoze cyane bwana Bonfils ndetse n'abari kudukurikirana kuri BMC na Mend Mind. Nkuko ubivuze byenda ndagaruraho gatoya ntabwo yigeze byenda ajya mu matora sinde cyangwa sindwe ariko yari yatangaje kandidatire yiwe. Yes, yaje gutangaza kandidatire yiwe hari 2017 ntabwo yaje kwemerwa. Impamvu itemewe bavuga ko buriya kugira ngo wemerwe gutanga kandidatire yawe hari umubare runaka ugenwe w'abantu bagusingiyeho amasinye. Rero mu bantu bari inyuma ye cyangwa se abanyamuryango bari bamushigikiye bamusinyiye kugira ngo kandidatire yiwe yemerwe byaje gusuzumwa neza bisanga imikono cyangwa se amasinye hari harimo ay'amahimbano. Bashingiye kuri icyo ngicyo komisiyo y'amatora yaje gutesha agaciro ubusabe bwiwe bwo guhatanira umwanya w'ubuperezida na nyuma yaho biza gukurikirwa n'ifungwa ryiwe mama we ndetse na murumuna we aho bashinjwaga cyane cyane ibijyanye no kunyuruza imisoro barafungwa ariko icyo cyaha n'ubundi yari yaje kwagirizwa ciyo kuba yarakoresheje amasinye atari y'abantu bavuga ko ari ay'amahimbano yaje kugihanagurwaho aza kuba umwere kuri icyo cyaha kubera ko nta bimenyetso bifatika byagaragaye. Bityo rero n'uyu munsi yongeye kugaruka twavuga byenda abantu bitega iki kuba yagarutse inzira yatangiye n'ubundi ya politike ashaka guhatana n'abamaze kugaragaza kandidatire yabo si nyakubahwa Perezida Kagame wenyine na Rwigara nk'uko wari ubivuze hari n'abandi. Ariko rero icyo abantu bakwibaza iyo umuntu yamaze gufungwa
mu gihe kirenze umwaka gusa nuko ibyaha bitamuhamye yaje kuba umwere kuri hari n'ikindi cyabaye haje kugaragara amafoto yiwe yambaye ubusa n'ibyo byose ibyo byose ariko aza kubisobanura kuri CNN ko ayo mafoto ashobora kuba ari editing yakozwe bitari byo so ni ukuvuga ngo ibyo byose ni ibintu mu buryo bw'indangagaciro le valeur z'umuntu haba hari ikiburamo cyatuma adaharanira kuba umukuru w'igihugu ariko ibyo nabyo ngira ngo yaje kuba umwere sinzi niyo mpamvu turi kuvuga byenda tuzareba umwanzuro uzafatwa na komisiyo ishinzwe amatora kubera ko yarafunzwe kandi iyo wamaze gukatirwa ukajya mu nkiko hari ubusembwa uba ufite no mu yindi mirimo y'izindi nzego butaba bwakwemerera gukora mu mirimo cyane cyane yo mu nzego za leta bityo rero n'ubundi nabwira ko abantu bakurikirana amakuru cyane cyane hariya mu Rwanda twategereza ikizavamo kandidatire yiwe izemerwa cyangwa se ntizemerwa bashobora kuzagendera byenda ku itegeko nshinga icyo rivuga kureba byenda abantu bafite ubusembwa niryo rizaza kubyemeza rivuge ko akuweho ubusembwa hari ubwo afite se cyangwa ntabwo afite kubera ko iyo umuntu yafunzwe ibintu byose biba byashoboka nimba iya mbere yari ataranafungwa ntabwo yaje kwemerwa bitewe n'uko bavugaga ko sinye yakoresheje ari za fraude n'ubu ngubu rero ntituzi igishobora gukurikiraho komisiyo y'amatora niyo izagena kuba byavuzwe mu binyamakuru bitandukanye twabikurikiranye kuri za BBC gahuza miryango ni ikinyamakuru cyandika n'ibindi binyamakuru byinshi byagiye bivugaho ariko rero rwose tuzabireba neza dushingiye kuri komisiyo y'amatora nimba itazaza byenda kureba ingingo zivuga cyane cyane ku muntu ufite ubusembwa nibigaragara afite ubusembwa kandidatire yiwe byenda ntizemerwa kandi abaye adafite ubusembwa azaba ari umwihariko kubera ko ari mu gitsina gore cyiyigiriye icyizere kandi agahitamo kuba yahangana n'abagabo b'intwari kandi u Rwanda ruri mu bihugu byazamuye igitsina gore kuba rero yaritinyutse urumva hariho andi manota nawe bishobora kuba byamuha kubera ko buri igitsina gore kigiriye icyizere akaba afite n'imigabo n'imigambi azageza ku banyarwanda nibo bazihitiramo bakareba nimba byakunda ariko nabwira abadukurikirana ko twategereza byenda tukazareba umunsi azatanga kandidatire yiwe nimba komisiyo y'amatora ishobora kuzamwemerera ni naho dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi turi abanyafurika kandi turi umwe nayo mpamvu iyo tuvuga u Rwanda tuvuga Kongo tuvuga he tuba twivuga n'ubu ikitubabaje nuko mu gihugu cyacu hakiri ivanguramoko bakivuga ngo uyu ni umushitsi mu gihugu cye n'ibindi ariko duharanira panafricanism yo kumva ko umunyafurika ari umwe no guharanira amahoro yacu n'iterambere cyane cyane twebwe urubyiruko kuko nibwo rukunze rukuzana impinduka mwakoze mwebwe mwadukurikiye ni mukore subscribe kuri Mendi Mind TV mukore subscribe kuri BMC Radio and TV kugira ngo amakuru yacu ya buri munsi muzaza muyabona kandi mwumvise ko hari umuvandimwe turi kumwe hano wafunguye channel yitwa Rugenza TV twahoranye hano yarimo akurikira amakuru kandi ni umusore ukunda igihugu kandi unajijutse uzabagezaho byinshi cyane muje kuri YouTube mwandike Rugenza TV mukore subscribe naho ubundi ntaco twababwira turi kumwe ejo cyangwa anytime habaye habonetse andi makuru yihutirwa arabageraho ibanga no gukora subscribe ikindi kandi n'umenya amakuru yumva ko twasangiza abandi ajya tureba yavugisha Bonfils cyangwa kandeba hano byaba byiza cyane kugira ngo nayo ngayo ntakazacika abakunzi bacu rwose amakuru nabwo yaba ataramenyekana tuyatugezaho tuyasheburure twumve ko ari ukuri hanyuma tuyatamikise mwakoze rero turi kumwe nabo butaha mugira ibihe